ndumva nshaka kwibebeza maze no munsi muri cya kiganiro mperutse gukora mu rugo urumva barabibonye bibi ibintu bikomeye nyine umuryango uraterana ku buryo kugeza kuri tape ubu tuvugana baranciye mu muryango baherekanyije amakuru babona icyo kiganiro kiratraininga famille yose nta muntu utarakibonye so rero baricara barampamagara gusa ariko ntago yegeze aza baramuhamagara babwira ko ari bize atari buboneke kandi yababwiye ko ari buze ariko kuri finali bari bavuze ko inama y'umuryango iri we saa 8 yabakatiye saa 8 igihe cy'inama kigeze twese twahageze babwira ko atari bubone baranciye barantuka mu buzima bwanjye kuva nakura n'ubwa mbere nari nongeye gukubitwa nyuma y'abasore bose nirutseho ari abanshaka n'abatanshaka nyuma y'abantu twakundanye mu rukundo bakampemukira nyuma y'ibintu byose bibi cyangwa se n'ibyiza byose bivanze naciyemo mu rukundo narababajwe narageragejwe umva narihanganye ariko kugeza kuri na tape noneho naye ndumva nshaka iki nje uriya urumva iyo ngenda ariko kera numvaga nzaba misi ariko nk'ubu ngubu ngenda ikaze nuko bisanzwe ni kuri Kigali yanyu 250 reka wenda bashimire buri muntu wese dukurikirana buri wese ukurikirana ibiganiro byacu buri wese twereka ko twiteho buri wese twereka ko aturi hafi reka wenda mvuge n'ikindi kintu wowe mufana wanjye cyangwa umukunzi wanjye ukinyereka kundi inyuma ko mu kazi kanjye ka buri munsi kumpa courage zanyu nazo zituma nyine ndi kumva mfite courage kandi nkakora akazi kanjye neza reka wenda nshimire buri wese wangaragarije urukundo n'uyu munsi akaba kinyereka yuko akindi inyuma Mbere yacu hari umukobwa mwiza rero muramuzi ntago ari ubwa mbere mubonye kuri kamera zacu mutuye mu muzi ndagira ngo cameraman amfashe amukamere kuva hasi kugera ku birenge kuko hose harasa neza ibyiza bigomba kugaragarira abantu hose harasa neza ndagira ngo rero atuganirize mu muhero kubushize ari kutubwira ku nkuru y'ubuzima bwe butagenze neza ariko uko biri kose harabamugiriye inama harabamuhumurije harabifuje bati Samantha nimero ze tumuganirize hari n'abasore banyandikira bambwira ati Samantha umuntu yamushyira mu mago nyine ni umukobwa nyine wababajwe wakakira ubuzima bwose yabayemo reka ndeka kubatindira dutangire tumwakira agiritse kaguru kandi kaguru kandi uzi ikintu bivuga no gusa ndabikunda upfa kubikora yego reka rero ngo ikaze kuri kamera zacu kuri uyu munsi nanone nubwo tukuganirije wenda uri mu tundi tuntu ariko reka tuguhe ikaze ubwo wewe twemere kuganiriza urakoze cyane kongera kumva Samantha uyu munsi rero umeze ute ko mbona ufite akamodo keza ndumva ntuje nagerageje kugabanya stress cyane agerijwe turakuze uravuga ndumva nshaka kwibebeza maze no munsi so nyine hari umuntu muri kumwe cyangwa hari umuntu uri kwibebezaho ntago ariko bimeze gusa hari igihe umuntu aba yumva afite mode itandukanye n'indi minsi ndumva kuri uyu munsi rero urumva mu mutima umeze ute ushimishijwe n'iki kiri gutuma wumva wibohoye kuko urasa neza nyine umeze nk'umuntu witurije ukuntu
ni ukuvuga muri iyi minsi mfite gutuza kubera ko ibintu ndimo mpura nabyo cyangwa se ndimo gucamo ni ibintu bisaba kwihangana no gutuza ugashyiramo umutima. So rero nsanze kugira jarajara nyinshi mpitamo gutuza, niyo mpamvu uyu munsi wa none urimo ubona ntuje, hari byinshi mba nirengagije. Duherukana ubushize bitameze neza, uri kuvuga ku bijyanye wenda n'umuryango cyangwa se nawe nkere n'ubuzima bwawe muri rusange. Nyuma kiriya kiganiro wakiriye feedback z'abantu zivuga ngo iki wakiriye ibitekerezo by'abantu, inshuti, abo muziranye, abo mutaziranye, wakiriye ibitekerezo bitandukanye. Tubwire mu bitekerezo byabaye byinshi, ari abaguhumurije, ari abagututse wenda ntibaburamo ibitekerezo by'abantu wakiriye n'ibyo bimeze bite? Byabagushyigikiye, byavuga ati washyize famiye hanze, byari bigifashe by'abafana cyangwa se abantu bandika comment, ibyo nasanze abantu bandika comment batabanje gutekereza neza, kubera ko ntago buri wese yakumva ibintu kimwe n'undi, buri wese avuga ibye n'undi akavuga ibye. Gusa kuri angle z'abafana cyangwa se inshuti ntago wenda kiri cyo cyakaba ari ikibazo cyane, ahubwo ikibazo gikomeye ubu ngubu tuvugana kiri ku muryango. Umuryango rero byagenze gute kuvuga ko hari ikibazo gikomeye? Byaba ari byaturutse kuri cya gihe cyangwa ni ibindi ku ruhande? Ni byavuye nyine muri cya kiganiro mperutse gukora mu rugo, urumva barabibonye, bibi ibintu bikomeye nyine, umuryango uraterana ku buryo kugeza kuri iyi tape ubu tuvugana baranciye mu muryango. Kubera ya magambo wavuze se baguciye kubera iki, cyangwa ni ibindi bintu mwapfuye? Nta n'ibindi bidasanzwe, ni kubera kiriya kiganiro twakoze mvuga nyine ku byambayeho mu buzima bwanjye ko n'ibiki mu rugo. Nyine mva byabaye ibintu birebire, umuryango uricara avuga ati ntago bishoboka, ntabwo yabikoze, nta nubwo byabayeho, ahubwo yaragamije iki. Nyine babigize ibintu birebire, baranca mu muryango pe. Ubu ngubu niyo mpamvu nakubwiye ati ndi muri silence, ndumva nshaka gutuza, mfite ibibazo bikomeye cyane. Ninde waguhamagaye bwa mbere akubwira wenda kubijyanye na biriya baba barabonye muri famiye? Ni mama, ni papa wavuze ati ngwino tugucyahe, cyangwa se ibintu wakoze ni ibiki? Byagenze bite kugira ngo wenda baguce? Baraguhamagaye mu biganiraho cyangwa babibonye kuriya bahita bavuga ati ntuzagaruke mu rugo? Baguciye mu buhe buryo? Byagenze gute? Barampamagaye bonyine, Mary niwe wampamagaye, ariko famiye yabanje kwicara bakibona ikiganiro, ubwo bahererekanyije amakuru, kuko mu bantu bo mu rugo ni abantu b'abasirimu bakunda nyine kuba bari online cyane. Bahererekanyije amakuru, babona icyo kiganiro kiratraininga famiye yose, nta muntu utarakibonye. So rero baricara barampamagara, gusa ariko ntabwo yigeze aza. Baramuhamagaye babwira ko ari busy, atari buboneke, kandi yababwiye ko ari buze, ariko kuri finali bari bavuze ko inama y'umuryango iri be 8:00, yabakatiye 8:00. Igihe cy'inama kigeze twese twahageze, babwira ko atari bubone. Bivuze ngo iyo nama ntiyibonetsemo, wasanga nawe rese yiceka icyo bagiye kunabaza. Yego, ariko inama yabaye muri mwenyine, ntago onkire yaje. Yes, onkire ntago yaje, ariko nta nubwo famiye yigeze itekereza ko wenda bishobora kuba ari ukuri, wenda kubera ko ataje. Ahubwo ko ari umuntu wenda uhorana akazi, uhora ari busy, bumvishije koko nyine ko ari busy. Ariko baranciye, barantuka mu buzima bwanjye kuva nakura. N'ubwa mbere nari nongeye gukubitwa. Bari gukubise se? Oya, umuntu ngo nkawe baracyamukubita, bagukubise ikisugo? Mbere kuva nganye gutya nongeye gukubitwa, barankubise. Must be serious. Iyo mpamvu ndi kubona ku ijosi hasa n'ahatukuye cyane. Nyine wowe wumve, barankubise, barantuka, baravuga ati guhera uyu munsi, papa yarambwiye ngo guhera uyu munsi nguciye mu bana banjye, mu bana nabyaye ntabwo urimo, nguciye mu rugo rwanjye, nguciye mu bana banjye, aho uzaba uri hose njye ntabwo ndi so. Niyo byaba byarabaye, ntabwo ufite kujya kwicara imbere y'amakamera ubwira isi yose uzi ko ibintu bizateza ikibazo. Ati uradusebeje, uratunaniye, yaba ikirori uzakora, yabarambwiye ati ikirori cyose nakora cyangwa se ikintu cyose muzima ntabwo bazakizamo, sinzonye kubafata nk'ababyeyi banjye. So ndi mu buzima butanyoroheye, busa n'ubugoye, ariko Yesu ni umwami.
nyuma y'ibyo ntabwo wonkere yaba yarongeye akagaruka cyangwa se mugahatiriza akaza cyangwa ukamuhamagara kuri telefone? Ntago nyuma yuko bari batumije inama muri famiye ntago yigize agaragara ngo cyangwa nyuma ngaguhamagare agira ibintu nakubeshya beshya? No, nje ntabwo mvugana nawe, nta na nimero ye ntunga, nta nubwo nifuza kuzayitunga. Wenda sinzi niba ariko ubwo birumvikana yuko iki kiganiro cy'ubushize ashobora kuba yarakibonye kuko urumva ko yanze kuza kuko afite amakuru. Yes, so rero naba ari umuntu ushyira ubwenge ku gihe akumva yuko ibyo yakoze bitari bikwiriye, wenda niwe uzaza kunshaka cyangwa se akaza kunsaba imbabazi, ariko imbere ya family ntabwo byagenze neza. Nyine ikintu kitoroshye wowe nawe ugiye agaciro. Nyuma y'icyo gihe kubona yuko nyine famiye ivuze ati ntuzagaruke mu muryango wacu, wahise utekereza iki muri ako kanya? Wahise uvuga se baranciye cyangwa se mbasaba imbabazi nyine mbereke yuko bitazongera, ntazongera gusubira kuri kamera mbishimangira? Wese wumva babitemo? Njyewe kuvuga ngo nabishimangira icyari kigoye cyari kuvuga biriya, kandi njye nabivuze, ntabwo nabivuze mu rwego rwo gusebya umuryango. Njye nabivuze kugira ngo mbohoke, numva umutima wanjye utuje, kubera ko abafana banjye bagiye babona ibintu nagiye nkora, bakabunga bakajya babona ndi umusazi, bambwira ngo bazanjyana indera, abandi bakayavuga ati uyu mukobwa afite burabura mu mutwe yarafungutse. So nabivuze kugira ngo abantu bamenye ikintu kinera biriya byose, bamenye n'ubuzima naciyemo. Ntago ngiye nabivuze byo gutwika kugira ngo wenda kaba gaciyemo. Ni inkuru mamo nako kanya hanko wanjye yaza kuza muri iyo nama nari kubisubiramo, ahubwo ikibazo cyabaye nuko ataje. So rero ngiye yo mvuga ukuri, mvuga nshiza amanga, mvuga ntitaye ngwara kuko mpamagaze kukuri kwanjye, ariko ntago ngiye norohewe gusa. Ntago wigize ugira kwicuza nyuma yo kumva yuko famiye mutakiri kumwe, batakifuza kukubona no mu maso yabo? Ntago wigize uvuga ati kubyo nakoze kuba naragaragaje ukuri kwanjye cyangwa se cyari kindi ku mutima ngo yumvure icuje uvuga ati wasubiza iminsi nyuma sinakabaye narakoze kiriya kintu? Ntago ujya ubyicuza ukavuga ati famiye yangiye kure kubera amagambo navuze? Oya, kuvuga ngo aho nakicuza nuko naba naravuze ibintu wenda mbeshya cyangwa se by'ibinyoma bitabaye, ariko kuri no nshuro kuba nari mpagaze kuri kwanjye nta kintu kimwe cyatuma nicuza. Ariko huriya ibyanze bikunze iyo hari ikibazo haba hari n'igisubizo. Mu buzima bwanjye bwa buri munsi nkunda kubivuga yuko mu bintu byanjye nkora buri munsi amasengesho azi imbere y'ibintu byose, kuko nzi ko Imana ijya ibana nanjye ikagena insimbutse ibintu bisa n'ibindemereye. So rero kuba byarabaye nkaba nashyize hanze ukuri, Imana yari ibizi yuko famiye izaterana bakanca, ubwo ariko ifite n'igisubizo, ifite n'ubundi buzima izanjye nayo nzabamo. Niba koko ababyeyi baranyikuyeho, Imana izama abandi babyeyi. Ababyeyi barahari pe benshi bamfasha, bakambera ababyeyi, bakamba hafi nkatuza. Nyuma y'ababyeyi hari ubundi buzima, nyuma ya biriya byose hari indi si Imana izantegurira heza, kandi mfite ibyiringiro ndetse n'icyizere yuko Imana izampa ababyeyi pe. Ndabizi abantu bakunze kunkurikirana, bakunze kungira inama, bakunze benshi nyine kuba bandi hafi. Ni ukuri pe, umuntu uzareba iki kiganiro w'umubyeyi cyangwa se w'umufana wanjye, ndifuza ababyeyi bashyashya nyuma yo kubura ababyeyi banjye kandi bahari, nyine ababyeyi bandi bo kumba hafi. Ku kijyanye wenda na comment, reka dusure muri comment. Namenye kuri kiriya kiganiro hari abavuze bati uri gushyira hanze oncle wawe cyangwa se uri kugaragaza nabi famiye yawe. Bahara bagututse bavuze ati nta muco ugira, warengereye, ibyo ntibagombaga kubivuga, agomba kubibika. Hari n'abavuze bati warababajwe. Hari n'umusore wigize kunyandikira arambwira ati nashaka nimero za Samantha, nabonye uburyo ubuzima yabayemo, ndifuza kuba namushyira ku murongo ngiye wenda nkaba nakifuza ko nabana nawe. Ibyo wenda ni muri comment hari abagututse, hari n'abakumvisha bakavuga ati iyo uvuze ikintu buriya kiri kuburi ku mutima uraruhuka muri wowe. Urebye usome muri comment wabonye wazakiriye gute? Ese abo bantu bagututse nubwo batazi uburyo icyo kintu kiba kiri ku mutima w'umuntu, uburyo kiba kimeze, wewe wabyakire gute ukimara kubona ibintu amagambo bakuvuzeho atari menshi cyangwa se atari n'amake? Njyewe buri gihe murambisubiramo nkabwira abantu ngo nibajya bagera ku buzima bw'umuntu bajye bagenda gake, bashyiraho stop, bavuge se ibi bintu ngiye kuvuga ndishuwa yabyo koko. Ese ubu niba nshobora kuba nzi imbere ya kamera nkavuga igikomere cyanjye ngiye mfite ku mutima, umuntu wo kugira ngo azamuhumurize wenda ambe hafi kugira ngo wese nkuko bambwiye ngo mfite toroma, wenda iyo toroma idakomeza kuzamuka. Buranga iyo muraje muri comment nk'urugero, urabona wenda n'urugero nshobora kuza hano imbere ya kamera abantu bakavuga ati
Samantha uhora mu kenda kamwe n'iki biriya aho kugira ngo uze kubivuga ahubwo wenda wampamagara ukambwira ati reka nkuremere rwose akira ugenda ugure kumbabare sinzongeye kubona imbere ya kamera wambaye turatwenda kuko tumaze kubirambira akabivuga nabikora yes akavuga nabikora ariko kuba naza kuvuga igikomere cyanjye ukaza aho kugira ngo umumurize ntuze ukaza noneho kunshengura umutima bituma noneho subira hasi kurenza uko nari imeze bira ntago ari byiza pe wenda wampamagara n'ukuri pe bari abantu ndabagaye ariko ntago na rimwe nzabuza umuntu kuvuga ikimuri ku mutima ariko bajye bambara bareka kunyingerera ibikomere ngiye mfite ubuzima bwinshi naciyemo ku buryo hari igengera nkumva ndihebye nkumva no gupfa napfa nkivira ku isi ariko nkasubiza ubwenge kugiye nkavuga ngo hari ijambo Imana yamvuzeho kandi bari abavuga hari yamvuzeho mbere yuko bo bamenya rero ibyo bavuga byose nta kintu na kimwe kizabuza umugambi w'Imana gusohora icyo yavuganye nanjye no kugikora izagikora nibagende gakeya yego ku bijyanye wenda ikiganiro nyamukuru wari wambwiye ati ari ikintu ushaka kubwira abakunzi cyangwa se abantu bose muri rusange nicyo nagira ngo twinjiremo noneho neza kuko nabanje kubaza ku byerekeranye n'ubuzima bwawe nyuma ya kiriya gihe byagenze gute wadusobanuriye ndagira ngo twinjire no mu kiganiro nyakuri cyatumye wifuza ko twaganira kuko byanze bikunze aba hari impamvu tuba twaganiriye ariko hari ikintu umuntu yifuza kuvuga ati ikintu ndumva byagenda gutya na gutya ndagira ngo rero tubiganireho tubwire impamvu wabitekerejeho tubwire impamvu uri kubyumva gutyo impamvu afashe uwo mwanzuro niyi ijambo nyamukuru rero kuri uyu munsi ritumye wicara ikiriho ase ko icyo ukunda kumva mvuga gute nyine uri kwirya mu kuntu yes igihe umuntu afite agomba kugikoresha neza kuko ntabwo kiba kizagaruka mu buzima so rero hari ubuzima bwinshi umuntu aba yaciyemo buba butaramwemeraga kuba yakirya kera tukiri iro de bari Imana iro de bari nyine hahandi nyuma cyane hamwe batagaragara Imana itaraduteza indi ntambwe nyine kugira ngo mbe nicaranye n'umunyamakuru aka kanya anshyiraho mikoro yumva akeneye kumva ikimvamo rero kuba mvuga gutya wumva ko nirya ariko hari impamvu yo kwirya nta nubwo biraza ubu biri mu ntangira by the way njya mbona muri comment ko ngo Samantha arirya ngo kandi just igihe cy'umuntu afite agomba kugikoresha neza igihe urimo cyo kwirya nicyo gihe ndimo oya nubwo aricyo gihe ndimo cyo kwirya ahubwo hari impamvu wenda ibi bitera uretse ko kera ntabashaga kuba nabikora ngo bikunde iyo mbikoze bigakunda rero byose kubera Imana so rero I'm sorry abana ko nirya ngemba nuko wiryoheye no stress nge Samantha banumva nyine nta kintu warugiye kutubwira ikintu ari kubisugira ako ngewe nukuvuga nyine urebye urumva nyine uvugeye kuko biguteye isoni nyine urabona hari ukuntu nyine rekera kwirya disivuga sikono ugiye kwimana siko nari ngumbuye kwirya uramise nkeka ikintu ugiye kuvuga bitewe n'ukuntu uri kwiryagagura hari ijambo umuntu atapfa guhita avugira rimwe bisaba nyine kamanze niruhutse so okay karagaciyemo I'm sorry gusa nyuma y'igihe cyose gishize nyuma y'ibyabaye byose abafana banjye barabizi ntago ngiye gusubiramo ngibi nyuma abasore bose nirutseho ari abanshaka n'abatanshaka nyuma y'abantu twakundanye mu rukundo bakampemukira nyuma y'ibintu byose bibi cyangwa se n'ibyiza byose bivanze naciyemo mu rukundo narababajwe narageragejwe umva narihanganye ariko kugeza kuri na tape noneho naye ndumva nshaka iki okay komeza ikiganiro nashoje kuvuga urumva ushaka iki tubwire nyine ese ubu ntabwo mubyumva nk'abantu ushaka oya duca amarene nshaka kenshaka akumarira abantu njye ntago ndi umutipe ntago ndi umusore nyine ndabizi ariko hari abari kundeba cyangwa ndabizi yuko abenshi ari n'abatipe ariko nyine nk'abantu bakuru nyine murabyumva yuko nkeneye mayikira my solution
nyine igisubizo nkeneye umusore ariko by the way mfite kondisiyo njyewe ndi umusirimu kamemu wenda kameramani nashaka aze kubikora araza kuva hasi ntago nambaye neza kuko njyewe ntago nirata njyewe ndiyoroshya mu buzima bwanjye bwa buri munsi ariko physical appearance y'ukuntu nibona ukungaragara njyewe mbona ndi umusirimu yego se cyane uri umusirimu yes ubyiyumva niyo ngenda by the way mukaya ndahaguruka se umwanyemere nkahaguruka kamera mwanyemere nkahaguruka wahagurutse je uriya urumva iyo ngenda ako kera numvaga nzaba misi ariko ngubu ngenda ako se ariko ngiye kwirya nuko nyine nsa n'umuntu wabiretse sibyo ariko nyine uri kumva wiryoheye nyine mba numva nyine niremereje ubundi ku bwanjye mu minsi iri imbere Imana ninteze intambwe numva nzajya ngenda suwe abasura n'imisi mba ndabiyamye gusa ikiriho aya mahirwe ntabwo nigeze nyabona kera no mu bwana bwanjye sinigeze nyabona so rero mu gihe ngize amahirwe yo kubona kano kanya reka no mahirwe nyakoreshe pe so rero nkeneye umusore urumva undi hariho nk'umuntu uza mu buzima bw'umuntu aje kumutesha umutwe cyangwa se aje kumukinisha ariko niba wambonye kuva hasi kugera hejuru ubona uburyo nsa uburyo meze ntuze kuntesha umurongo nshaka umusore mwiza usa neza umusore w'umusirimu nyine w'umusirimu nkanjye ariko ntabwo nshaka undenzeho ariko byibura ukomeze nshaka umusore uri special mu rukundo umusore usa neza ako ntabwo nkunda abasore batoya by the way ndikundira amaboga ugiye no gutegeka se wanjye nkunda ibogari ntabwo umusore muto wapi ngiye nkunda umusore ebana ungana nkunda umusore wateruye tere oya ngiye nkunda umusore utananutse kamemu kabiri ngiye ntabwo nkunda abantu b'inzobe hari inzobe ushaka kuba igikara se ngiye nkunda igikara kidakabije cyangwa se imibiri yombi yes uri inzobe ushaka imibiri yombi cyase inzobe buhora ariko inzobe cyane wapi ntabwo nkunda umusore unanutse kandi ntabwo nkunda umuntu ujabiriye nkunda umuntu uri smart by the way ujabiriye no kuvuga iki wambara nabi yes ari umuntu wambara nabi kandi wenda atari nuko abuze ubushobozi bwo kwambara ariko umuntu ujabiriye ngiye nkunda umuntu uri smart wambara neza wifunga nkuko byibura uko nge ndagerageza ariko nyene wasanga mbyutse basa neza pe ndagerageza cyeca ku musore uri smart usa neza umusore utuje wiyubaha kandi ucisha make kandi ubaha Imana isenga ikigeretse kuri ibyo ngibyo akaba afite urukundo ruri special hari urukundo bita wonderful love ni we nshaka ufite urukundo rwanyabwo shangiye barabizi pe abasore baramogoje ndarufite rwinshi ahubwo nabuze umuntu naruha ngo mbone ko nyine nanjye natuza bwa nyuma nanjye murifashe uza kuri kamera usaba amakuru yego kubera ko iyo ubanye ikintu mu mutima hari igihe ugera ku mutima ugiye guturika muri iyi minsi uri kuvuga ibintu byose biri ku mutima sinzi njyewe uri kwirekura ukavuga ikintu kikuri ku mutima ubwo nicyo gihe cyabyo cyaje reka igihe cyacu dufite tugikoreshe neza umusore ubona twaberana rwose aze muri comment abivuge ubwo azagucaho ntazanceho ni ukuvuga ngo buri ku isoko nibyo kubera yuko uri gushaka umukunzi nyine ubwo nyine umuntu udafite umukunzi umusore wese yakugeraho nyine njyewe ibyo nivugiye haruguru umuntu uzabona twaberana akabona atazambabaza nk'uko abandi bambabaje kuko narababajwe bihagije nkeneye gutuza umuntu ufite urukundo ebana ruri special wumva wamba hafi nkamuha urukundo rwose ubuziraherezo niwo niwe nshaka umuntu yahita yibaza ati se kuki Samantha yemeye kujya kuvuga bino bintu wabitewe n'iki kuba uri kuvuga ko ushaka umukunzi ibyo nibisanzwe ntago ari wa mbere wawe bikoze kandi hari ikindi kintu ubukene mu buzima bwawe tubwira impamvu watekereje kuvuga ko ugiye kubigaragaza cyangwa se ugiye kumusaba kuri kamera wabitewe n'iki se ko wari uri wenyine wumvaga bitameze neza mu buzima niye mpamvu itumye ugaragaza cyangwa se wifuza umukunzi muri ubu buryo impamvu iriho impamvu zo ni nyinshi ariko nanone urabona kubaho nta mukunzi ariko kubera hari ibiganiro mperutse gukora ndamugiye mu minsi yashize abantu babazi ko ndi umuntu w'umunyamahane ku buryo n'abatipe benshi bajyaga batinya kumvugisha
te umukobwa wamuhera akandi naho twahura mu muhanda akabatera umukobwa ntabwo namuvugisha bakantinya cyane so rero ariko njyewe no munsi mbaho imitima y'abantu rwose umuntu ashaka kumvugisha muhaye karibu yanamwemereye ariko Rushati no Rushati ni umuntu umeze umuntu uzabi nawe ufite kwirya iyo umuntu ari gusaba ikintu ntagategeka ntago ari ukwirya hariho nyine nk'umuntu ushaka kugutesha umutwe ukabona nk'akantu ka Rushati ikindi cyane ndi umusore ukuze by the way nari mbyibagiwe ukuze mu myaka ntago shaka umusore wa 23 4 5 hoya ushaka wa 46 kuzamura sore ukuze ariko ibintu uri gukora ugiye kumera nko kuri radio hari radio nzi ibintu bijye bicaho bagategeka abakunzi ntago ari gutegeka wenda bana sibazanone ko nirata sibyo ariko umuriye kuvuza imyaka 25 twarakundanye nyine nakundanye n'ingeri zose ariko baba bafite mu mutwe hakiri ibitekerezo biri hasi kuruta babandi bafite imyaka iri hejuru yego akomenya nawe nkunda no biva ku musore ari kunerera ya da hagadiyo tubwire nyine ubwo mba no ibintu buri kuvuga mba no ngaho tubwire kuri umuntu uvuza imyaka ko agomba kuba ari mukuru wowe rero ufite ingaye ku buryo umuntu wavuga tuke niba afite yanjye niba afite imyaka iyi n'ibya nanjye ndi mukecuru sibabizi ufite ingahe ndi mukecuru 20 n'ingahe su ntago mwanda mugahita muyibwira ni yindi mani ntago igihenuka ni yindi ntago nyivuga ni yindi none se uri gutegeka imyaka we ntubabwira imyaka ufite nje bariko barayizi ahubwo wowe nukubimbajije urayibabwiye se yes abafana banjye bose kutinye kuyisubira mumenye ni myinshi cyane ni myinshi ndashaje se ntago babibona bajya bansereza muri comment ngo mfite ngo tujigo ni barutujibiri ngo niminkanyari rero urumva ndashaje bigaragara nanjye nsaka umugabo ushaje ufite amajigo nkayawe tuzasazanya byose tuzasazanya iyo urebye umuntu ufite amajigo kubeshya iyo nirebye mbona ndi baby face mbona nakana gato mbona nshimishije iyo nza kuba umusore iyo umusore wari kujya witereta nyine iyo ufite nta gisubizo nta gisubizo ubona umeze gute mu maso ubona ufite njyewe oya si icyo gusa nta muntu ushobora kwireba ngo abone ko ari mubi gihe cyose umuntu niba bari wa wundi umeze nk'ingagi iyo yifashe indererwamo miri warakireba ababona ari mwiza pe nanjye mbona ndi mwiza ako ndi mwiza ntese ndi mubi wapi nuko nkunda n'udutipe twinyatsi tuza tukambabariza umutima ariko kame mu ngende mwiza kandi mfite n'urukundo njyewe umusore wumva atazongera kundiza cyangwa atubize mu bintu byashize yego ndi tayari kumuha urukundo ikintu turi bukore rero turi gusoza uraza gutanga akanimero kawe kugira ngo nyine umuntu uzabona wenda byava amazi akuvugisha sibyo uraza kwitanga nyuma nta kibazo ntago ari none nta kibazo rwose none tubwire hari igihe haboneka nk'umuntu utari mu Rwanda umuntu uri mu kindi gihugu gato ariko tubyita akavuga ko yifuza kuba mwahura mukabonana cyangwa se nyine akaba yakuganiriza ku bijyanye n'icyo kintu cyangwa se iyo mpamvu yatumye uza hano yuko ushaka umusore cyangwa umukunzi mukundana cyangwa wowe uravuga ati nabo mu Rwanda gusa abo hanze simbashaka cyangwa iki nabyo wasanga uri kubivugaho gira ikintu bivugaho nabyo ku buryo umuntu wese ahari hose yifuza Samantha niba ntacyo byara ikintu nabivugaho njyewe ntabwo navuga ngo umuntu uri mu Rwanda ngo niwe wenyine nkeneye yaba umurundi yaba mu diaspora ahantu hose umuntu yabari nabyo gutoranya umusore agomba kuba afite urukundo njyewe aho yaba ari hose njyewe twaciringa nta birenze bikavamo reka tugaruke ku bijyanye n'imibeho yawe bwite cyangwa muri rusange kuri ubu ngubu wavuye iwanyu ntokiba mu rugo ubu uri kwibana muri ghetto yego ubuzima bwo muri ghetto rero wabwakiriye gute urumva rumenyere kwa mu rugo bakugaburira uri mu nzu uburahaha buri kintu cyose ukishyura ibintu byose uri muri ghetto yego ahubwo uzansura uzaza kameraman murabyemeye muzaza shana kameraman yabyemeye muzaza uzatwakira se basi
impano yo kwakira abashyitsi ndayifite pe nukuri nzabakira muzaze karibu. Tubwire rero uri kubona irihe itandukaniro ry'uko wari uri mu rugo nta kintu wishyura nta mafaranga bigusaba kuri uyu munsi ukaba uri mu rugo rwawe cyangwa se uri kuba mu nzu yawe, uri kubona ubuzima hanze bumeze bute? Urumva isabune urayigurira, buri kintu cyose urakikorera, wese ubyakira gute kuba ugiye kwibana kandi ukibana uzi ko nta famiye izagusura, nta mukuru wawe uzagusura, nta murumuna wawe uzagusura? Ubayeho gute muri ubwo buzima bwo kwibana? Mu buzima bwo kwibana ntabwo bworoshye kuko urumva nyine etape ku etape ni ibintu bigoye, nawe buri wese arabyumva pe. Ariko nyuma y'uko imiryango imvuyeho, famiye yanjye yose ikaba indekuye ndetse urumva gutangira ubuzima bwanjye nyine ntabwo nakubwira ko byoroshye, ariko tugomba kubicamo kandi tukabibamo. Ariko icyo nizera cyo njye nshikamye ku Mana yanjye no ku masengesho, ndasenga nyine ntabwo byoroshye, ariko mu masengesho ndi gusenga ndasenga ngo Imana impindurire amateka, impindurire n'ubuzima kandi imicyerekezo cyiza, inanyobore mu nzira ishaka ko ngendamo. Ubu ngubu niringiye Imana, nishyize mu biganza by'Imana, niyo nizeye ko izamfasha kuko ntari kumwe na famiye yanjye biragoye pe. Abantu babyumve ko bigoye, ariko Imana izama abandi babyeyi, izama n'izindi nshuti, abantu bazakomeza kumba hafi, ndizera ko nta kibazo nzagira. None kubijyanye no kubaho no kurya, kwishyura inzu, amafaranga uri kuyakura he cyangwa wese ubona akazi mu buryo bw'imibereho nyine uri kubamo muri iyi minsi? Nabyita ko wabaye nk'intabwa. Intabwa ni umuntu uri wenyine, nyine ni umuntu famiye iba yaratereranye cyangwa yarataye, nyine ukaba uri wenyine wipapa wimama. Kubijyanye n'ubuzima rero, wese ubona akazi, washatse akazi, ukora iki? Ubu bimeze gute? Umuntu yavuga ati Samantha akora akaye kazi kiriho? Nje ntabwo ndi umuntu uzamura ibiciro cyane. Ubuzima bwose nzi kubamo pe, kwa ko nje ntabwo nabaye mu buzima bwiza kuva mu bwana bwanjye. Rero kubera ko ntaciye mu buzima bwiza gusa, nta buzima ntabamo. Njewe n'ikiyede nagikora, ariko nkamenya ko ngomba kurara ndiye cyangwa se nkamenya ko ngomba kwambara neza bitewe n'icyo nshaka, kazi kose nagakora. So rero ubu ngubu muri no minsi ni utuntu tw'uturaka cyo kwa na sinema irimo kumfasha, utuntu tw'uturaka nko muri filime yangize amahirwe bakampamagara, nkagenda nkakora agasene niyo twaba tubiri, nkavuga ati uyu munsi ndarya. Ntabwo Imana ijya ibura ukuntu igenza abantu bayubaha, uko biri kose nubwo bikomeye nta kibazo cyiza kidafite igisubizo, biri kugenda biza nyine. Nta kazi ni uturaka gake gake, ariko nzi ko bizagenda neza, nkabona burakeye, nkabona burije. Imana iri kumwe nanjye kandi n'abantu bakomeze kumba hafi. Wavuze byinshi ku bijyanye n'ukuntu wifuza ko umukunzi wawe yaba ameze, ariko ntavuze ku by'akazi. Uvuze ku by'akazi, ndabyibuka. Akazi yaba akora cyangwa se ubuzima yaba abayemo byo nta kibazo. Oya, umusore ufite urukundo kamemu, ahantu hari urukundo haba byose. Yaza nta rukundo afite ibintu tukazabishwanamo n'ikintu bitumarira. Ariko aje afite urukundo nta kintu afite, njye nawe tugafatanya tukubakana, ndabizi neza yuko twazagera ku rwego rushimishije. So rero njye ntago ndi babakobwa bamwe bavuga ati umusore udafite akazi, nanjye ntako mfite, nta kintu yamarira, ntago byavamo. Cyangwa umusore ufite akazi, yewe n'umukobwa akaza agategeka n'akazi ashaka ko umusore yabakora. Nushaka uburi karya rugo, niko kazi numva abantu benshi batesha agaciro cyane. Nushaka uri umutandi wawe cyangwa uri babandi bikora imizigo muri gare, upfa kuba ufite urukundo ruri special, wumva yuko uje guhumuriza umutima wanjye ukamba hafi. Rero musore nifuza, nta zindi condition rwose, ntago ari umukunzi wanjye. Yego. Wenda nakubazaho ku bijyanye n'uburyo ushakamo umukunzi cyangwa se wifuza umuntu waba ukuri hafi. Hagaragaye nyine wenda ntago turi bubijyemo cyane, ariko kugira ngo wa musore uza kukubona, uza kubona ikiganiro wakoze wifuza umukunzi, navuga ati se babandi bari kumwe mbere baracyari kumwe, byagenze bite? Tubwire, hari umusore wagaragaye Kiroso, hari undi wagaragaye ngo mu diaspora, byararangiye cyangwa wabaye nka wundi uteganya nyine ahantu habiri? Kuri bari abasore kuri Kiroso n'uriya musore wundi byarangiye gute? Yes, tugira nagusubiza. Abantu benshi barabizi cyane ko ubundi ngewe ngerageza kuvugisha uko. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bakunda kuntuka no muri comment bambwira nabi. Ukuri kuryana mu matwi, tewe niwe waririmbye aravuga ngo ukuri kuranyagirwa ngo ikinyoma kikugamishwe.
so rero biragoye kumvisha umuntu ko ariko njye ndi mu bantu bagerageza kuvugisha ukuri pe, wanyanga wankunda ariko njye nkoresha ukuri cyane. So rero ntabwo naza kuvuga ngo nkeneye umukunzi nzi ko hakiri undi. Naba ngiye gutendeka kandi ngiyeyo nubaha Imana, nubaha n'umuntu, buri muntu wese muha respect yiwe. Ntago mba nifuza kuba nagonganisha abantu imitwe. So rero nta wundi mukunzi mfite, ibyanjye na Kiroso byararangiye abantu barabizi. Ibyanjye no mu diaspora kuko yari ari muri mission ya Kiroso nabyo byararangiye abantu barabizi. Ubu ngubu tuvugana rero ngiye Samantha ndi mushyashya, ndi mu ishusho nshyashya, ndi ngiye nyine nta wundi muntu turi kumwe. Niyo mpamvu mvuze bino. So rero abantu babuhoke ntihagire umwumva ko naba ngiye kuza mu bintu kandi ngifite ibindi ndimo. Ni irihe tandukaniro wumva uzanye mu rukundo cyangwa se mu buzima bwawe ko bifuza umukunzi? Ni ukuvuga ati narababajwe ariko hari icyo ngiye guhindura nanjye ubwanjye ku giti cyanjye kugira ngo n'uwo musore uzaboneka cyangwa tuzakundana azabone ko ndi wa mukobwa yifuzaga cyangwa ndi wa mukobwa wigwa mwigaragaje. Ni cyo kintu ugiye guhindura mu aho ngaho nge ntabwo nguciye mu ijambo. Ngewe abasore bose twakundanye nta musore nigeze mpemukira wenda ngo mubabaze cyangwa se dutandukana ari nge biturutseho. Ahubwo akenshi nkundana n'abatipe nyine batifitiye icyizere bakambera nyatsi bakananira, nabona bari kunjyana mu murongo utari wo nifuza ko tugendanamo, ngewe nkabakatira nkabareka. So rero ngewe ndi umwana ugerageza kwitwara neza, nkitwareka ku mukunzi wanjye, nkitwararika no mu rukundo ndimo nge n'undi muntu. Nta musore uwo nahemukiye cyangwa nabaje mu rukundo ni ukuri pe azazi hano nimero yawe wishyiraho, azazi hano bivuge. Nge nditonda nta muntu ndahemukira, n'ubu rero nzakomeza kuba Samantha, jewe nta mutima mubi ngira. Harakantu wahera uvuga ati ngiwe ndi umusirimu, banumva nyine ndi umusirimu. Ariko hari ikintu mbonye kintunguye. Sama, umusirimu udapfumuye amatwi. Kudapfumuye amatwi nk'abandi basirimu bose. Ni ukuvuga ngo ndamutse nanaryamye nkabyuka nkasanga wampfumuye amatwi. Ndugu yangu ntago nicyo kintu cyambaza mu buzima. Sinzi ko ikise kubera icyo utabikoze kandi abakobwa bose wenda kamvugira ijambo bakoresheje babasirimu kandi babikora ku cyo utabikunda. First of all ngende umurokore. Wenda kubera idini no ntago ari kubera idini, ahubwo ngewe idini nakuriyemo nubwo wenda ngiye ntago wenda nyisenga cyane nkuko nasengaga mbere pe, ariko byibura ahantu nakuriye na famille navutsemo n'abantu b'abarokore, nta nubwo byari gukunda ko ntoboza amatwi. Ariko ngiye n'ubuzima bwanjye ntago mbikunda. Kubera iki nyine cyangwa uvuga ati bure biraryana iki? Si ukuvuga ko binaryana, ngiye ntago gusa mbikunda. Ntago ibintu byo kumva ko natobora amatwi cyane ko n'amaherena, nta maherena ntago nyakunda. Ntago ubusirimu ari kwambara amaherena. Ndetse abasirimu bose bambara amaherena. Ntago abasirimu tangaje kubona nyine uri umusirimu. Jewe ndi umusirimu uko ndi gutya nibona, mbona ko ndi umusirimu. Mukanya ubwo ngubwo wambwira ngo ko ntatoboye izuru, mukanya ukambwira ngo ibiki n'ibiki hoya. Ibyo nta kibazo, ariko tubwiye ko usenga nyine wanyu muri abarokore bisiga ibyo tiro ziba zemewe nta kibazo. Biterwa n'idini usengeramo, ko nge ntago nsengera muri ADPR. Aba ADPR nibo badakushaka ibyo by'amatiro n'iki. Ariko nge idini sengeramo ntago ritubuza. Umva nyine ikiriho reka kuncamije amamanze ngusubize. Nge ndi umurokore kandi nubaha Imana. So rero idini nsengeramo ntabwo ari rya dini genda rigapfukirana abantu ibitambaro mu mutwe bitavamo iki amaguti yagera ku birenge. No, hari n'igihe uzambona ngewe nambaye n'imyenda igera ku birenge nge angire zose. Yes, ibigufi ndabyambara, iyo mbona bimbere birebire ndabyambara. Imyenda yose ibaho iyo nambaye umwenda nkabona so smart kuri ngewe ndawambara. Idini ryanjye rero rinyemerera kwitaho, ritwemerera kwitaho, ntago ari rya dini rijabiriza abantu. Kwisiga gutya nta kintu bitwaye ku idini ryanjye, no kwambara gutya nta kintu bitwaye ku idini ryanjye. Uwo bizagiraho ikibazo bakabona ari ufite ikibazo hoya ahubwo aziyahure cyangwa ajye kurega, kubera ko uzi se hari igihe umuntu akugenda waza ukavuga ngo uri umurokore, ngo nta murokore wambara mini, ngo nta murokore ngo wisiga ngo ruje, ngo nta murokore wisiga amatiro. Biterwa n'idini usengeramo, bigaterwa n'ahantu hakiri. Kandi ni Kigali none amprise ya mitandukano no mu cyaro, ntabwo uzafata umurokore mu cyaro ngo umugiranye n'uw'i Kigali.
ntabwo byakunda mu cyaro nyine azaba umurokoro batandukanye n'uw'i Kigali aba ari uw'i Kigali. So rero njye ndi umukristo ariko w'umusirimu w'i Kigali. Yes, w'i Kigali kandi uzi no kwitaho bitewe n'uko idini ryanjye ribinyemerera. Cyuko uhora umbaza rero ngo idini nsengeramo si ngombwa kubera yuko ntabwo ngera mabusha. nta nubwo wenda ngiye gukora ubukwe wenda nkubwenda kugira ngo nkurangire urusengero uzaze undebe. Buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo, icyo ngicyo nicyo gifite agaciro kurusha ibindi. Murakoze. Wambaye isaha nziza Murakoze cyane. Wagasana indoka kuguriye. Ni impano. Hano jya wakiguriye. Siko mukanya uri bumbaza ati imyenda wambaye ninde wayikuguriye? Ubwo ahubwo umvugiye ibintu ndi kukubaza uko aho wicaye tujya biterwa ariko n'umuntu numvise wibanze ku kintu cy'ubusirimu cyane uko wicaye uhagaze amafaranga ngahe ku bintu wambaye. Uko namagaza amafaranga ngahe? Ni ibirombe bingahe? Ntabwo njye ntabwo nyansuzugura ariko ntabwo ngiye kuyavuga ahubwo ngiye kubabwira ko biba byamenze kandi nabo barabibona yuko bihenze ariko ngenzi ko bifite agaciro. Uba wahebye Bisaba guheba ni nk'ikihe kintu wambaye cyaba cyaraguhenze kurusha ibindi kikuri ku mubiri? Umutwe se? Umutwe warawuguze? Umutwe narawuguze niwo muhamenze. Umutwe usitse dread burya zirahenda. Uretse no kuba zihenze byonyine urabona kano gakwafe mfite nkubwiye amafaranga bakankiriyeho je ko nanyavuze banuka muri comment ntago nayavuga ariko ngiyeho umuntu nkora ku mutwe mu buzima numwe wenyine bwo namubuze mba nihanganye nkamutegereza ariko arakosha ariko nanjye nkoreye ibintu byiza nifuza. Bivuze ngo ikintu cyaguhenze ni imisatsi niyo guhenze. Byose birahenze ariko nanjye ubwanye ndahenze. Uhagaza ngahe? Njye nta nubwo wabona amafaranga ugiye kungura ntabwo wabona amafaranga ungura. Reka wenda nkubaze ku kintu kijyanye ntago tuvuga ko byo kugura ariko reka nkubaze hagize umusore uboneka kuko n'ubundi ndabiza azaboneka akavuga ku byo kubana ku by'inkwano ku by'uburyo mwakora ubukwe wumva bitewe n'ukuntu wiyumva wiyizi kuri umukobwa mwiza w'umusirimu wumva baza gukwa nk'amafaranga ngahe? Shaka abanyamakuru urugero n'urugero ntabwo mvuze ngo bagiye gukwa nyine nabyumvisha ko ari urugero ariko hari ikibazo umuntu akubaza kumva okay reka basi icyo kibazo tugifate nk'aho ari prive mwihorere singusubize ariko nkubwire ko mu rukundo y'abantu bari kumwe mu rukundo barususanya. Njyewe umusore hari igihe nigeze kuvuga ngo umusore namukunze nta n'ubushobozi afite njyewe namukwa nkamuha amafaranga akayazanamo inkwano akankwa mu rwego rw'uburyo nabamukundamo. So rero bivuze ko umusore njyewe tuzakundana cyangwa se yagira amahirwe yo gutetana bikagera ku rundi rwego njye ntago nzamugora pe anabimenye ko njyewe ntago ngorana bitewe n'ubushobozi afite tuzumvikana tuganire ariko nanjye ntamugoye kuko nshobora kuzamwaka miliyoni 2 kandi wenda azabona 500 kandi numva mukunze ku buryo numva ko dukwiriye nyine kuba turi kumwe ntamureka icyo gihe ntago namubwira ngo tubireke ngo dupfuye amafaranga. So rero bizaterwa n'uburyo cyazaba ahagaze n'uburyo cyazanyereka ko turi kumwe nzamufasha tuzabyoroshye nje mbivuze ndi kubariza umusore wese waba ufite icyo gitekerezo cyo kuvuga ati nzaza kureba Samantha ku buryo nubwo yabakora akazi katamwinjije amafaranga menshi wenda atavuga ati uriya mukobwa ndabona ahenze ntago namuvugisha nyine impamvu mbibashije ntago twagira ngo twumve ifungo hagaze iryo hagaze ryo ni ryinshi reka wenda nongere nkubaze ku kijyanye na onkere. Hari abantu bavuze muri komenti turashaka kubona uwo mwonkere turashaka ko umutuzanira akavuga ibyo yakorewe uwo mwana bakamufunga ibintu byinshi bitandukanye bamuvuzeho. Onkere wawe se kumubona byakunda famiye yego yaramubuze ariko wenda ashobora ahari cyangwa nimba wamuvugisha akaba ukiraho ngo ntabwo byakunda. Njyewe ntabwo nifuza kuzongera kubona isura ye mu maso yanjye ntabwo nifuza kuvugana nawe n'umunsi wa rimwe nta nimero ye ntunga nta nifuza kuzatunga nanone twahura sinanamuhamagara gusa wenda bizi neza ko cya kiganiro kibonye niyumva ari umuntu koko wishinje ibyaha kumva yuko koko ntanamubeshye ari ukuri azaze we anyishakire nimero zawe ziba ziriho kuri titre y'ikiganiro azaguhamagare azaze yisabira imbabazi. Ntabwo wifuza kumenya ahantu aba cyangwa ahantu atuye cyangwa ntaho wifuza kuko nta n'ikintu byamfasha nta n'ikintu byamarira
ariko gutanga imbabazi cyangwa se imbabazi bawe waramutse aje akavuga ati Samantha mbabarira ibyabaye kera mbabarira wenda nyine akagusaba imbabazi nk'umuntu ntago wamabarira umwana mubi sinakima n'umuntu imbabazi azikeneye gusa byaterwa n'uburyo yinjiye n'uburyo yaje uburyo yanyitwayeho yaje yaciye bugufi yatuje akemera icyaha akemera no kunsaba imbabazi nta kintu cyatuma ntamubabarira njyewe ntabwo ndi umwana mubi pe njyewe uzi yuko umuntu hari igihe umuntu ankosereza none muri no minsi hari ikintu gisigaye kiriho uzi ko umuntu asigaye agukosereza agahita arakara kukurusha kugira ngo utaza kumubwira nabi njyewe hari igihe kijya kigera ngiye nkaca bugufi imbere y'umuntu nkamusaba imbabazi kandi biri ngombwa yuko ari we ugomba kunsaba imbabazi ariko mu rwego rwo kwihesha amahoro njye nkamusaba imbabazi mu cyimbo cyiwe so rero ntabwo nanirwa gutanga imbabazi njyewe ntabwo ari ukomeza yes Samantha ariko hari umuntu wambwiye ngo nsubiza neza ngo mba ndiseriye cyane nawe niko ubibona mbere wabanjije kwiryagagura nk'uko tukuzi ariko ubu nyine subize neza nyine usubize neza rego uri umuntu mukuru ntabwo hari uri kugahanira n'umutumirwa wowe nk'umunyamakuru uri kuganiriza umutumirwa hari utuntu tw'utujeho kugenda ushyiramo n'ukuntu uba ushaka kuryoshya ikiganiro bigatuma agendera muri iyo sansi agaseka akirya nk'uko abivuze ariko iyo mwinjiye mu kiganiro nyirizina cy'ibintu runaka bifatika muri kuvugana ugomba kuba seriye mu byo uri kuvuga yes ubwo wabaye seriye ushobora kuba seriye gutyo wikarunye nk'iminota ingahe Sama udaseka nyine wikarunye njye ntabwo nakubeshya dushobora gukora ikiganiro tukagenda tugisoza njyewe ntanasetse wabinsabye iyo ariko ntabwo ngusaba ngo useke kubishaka nije gutegeka guseka noneho zansaba ikiganiro uri ushaka kubona ko ntabishoboye utekereje ko ntabibasha uzankoresha ikiganiro umbwira ati mbabarira dukora ikiganiro kinda gisoza udasetse bizakunda ngende umuntu uzi kwikara ku muhaye uri ku mijinya kandi nta mijinya tuganira ahubwo ngusubiza etape ku etape ikibazo ku kindi nkagusubiza ndi seri tukanda dusoza interview y'iminota nka 40 cyangwa 30 ngende ntari naseka kandi ndi kugusubiza tubwire ni ihe mpano wiyiziho cyangwa uzufite buri muntu wese agira impano ye ku giti cye wowe mu buzima bwawe wiyiziye hihe mpano uvuga ati kino kintu nzi ko nkizi kandi ntarakize impano ni ikintu ubuzi muri wowe kandi utaragiye kukigira impano ngiye mfite ni nyinshi ariko nk'ubu cyane cyane ngiye mfite impano yo gusenga kubera ko ngiye hari n'abarwayi nyatsenge afite ni imana yampaye ni impano yo gusengera abarwayi ubu ngubu iyo nzamuha isengesho nkasengera abarwayi Samantha agiye kudusengera sengera umuntu wese urwaye reka wenda mbivugeho ufite impano yo gusengera abantu bagakira yes yego tuba turi mu kuganira gutya ariko hari undi muntu ureba ikiganiro atameze neza arwaye afite ikibazo cy'ubuzima afite ikibazo cy'imibereho afite umwana kwa muganga cyangwa nawe ari kwa muganga tugiye gusengera aba bantu bose badukurikiye kandi bafite ikibazo tubasengere bakire akira mikoro dusengera murakoze cyane uyu mwanya ubu ninjye mbaye umunyamakuru baye iki no kuvuga uyu mwanya ndawubashye kandi umwanya nkwaye agaciro undi iyo ngeze mu bintu by'Imana umwanya mba numva ari ikintu nyine gikomeye nkwaye agaciro cyane so rero nk'uko binsabye ni impano yanjye ntago ari ibintu nishakishamo ngo ndatekereza ibyo kuvuga nk'uko bisabye kandi mbere yuko nzamurira isengesho buri muntu wese urwaye cyangwa se ufite umurwayi azamure kwizera n'ufite umurwayi kwa muganga amwizerere kubera yuko bajya batubwira ngo kwizera kurarema buriya niyo umuntu yagusengera amasengesho ka gihumbi nta kwizera ufite ntushobora gukira ariko iyo ufite kwizera byose birashoboka mu masengesho reka tubahe Imana mu mitima dusenge data mu izina rya Yesu uri Imana ikiranuka muri byose umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo uzatwomora inguma kubera yuko uri muganga wacu alleluya sengeye abarwayi bose badukurikiranye muri iki kiganiro kuri Kigali 250 uri Imana ishobora ibintu bidashoboka hahandi abana b'abantu babona ko nta nzira uri Imana ijya hakura inzira bikemera hahandi abantu babuze icyerekezo ujya uhakura icyerekezo abantu bagatangara tuzamuye kwizera duhabwa n'ijambo ryawe nk'uko wivugiye neza uravuga ngo aho nzicara nzamuyisengesho ufite kwizera abarwayi bose nzasengera uzabakiza aya masaha nzamuye
kwizera imbere y'amaso y'abarwayi kugira ngo wiheshe icyubahiro nk'Imana ubakize. Mana we iheshe icyubahiro cyane ko wavuze ngo nimushake muzabona, ngo nimukomange muzakingurirwa. Aya masaha nzamuye kwizera, nsengeye abarwayi bari mu bitaro bitandukanye, nsengeye abarwayi barwariye mu ngo, nsengeye abarwayi bakomerewe hahandi babona yuko byabacanze, hahandi imiryango itagishoboye, hahandi nta cyerekezo. Uri Imana itanga icyerekezo. Mana Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo ugereyo, ubagereho, ubakandakande, ubatere inshinge zitababaza, ubahe ibinini bidasharira. Kubera ko wavuze ngo niwe muganga usumba abandi baganga bose bo ku isi. Iheshe icyubahiro nk'Imana, ubutabazi bwawe nibugaragare ku barwayi, irijanse yihuse nibagereho, kubera ko uri Imana ishoboye ibintu byose. Yo Data, urakoze cyane Mana, urakoze yuko wigeze uvuga, uravuga ngo ntabwo uzigera na rimwe wanga kumva amagambo y'abakiranutsi. Aka kanya irengagize gukiranirwa kwabo, ariko ubikorere kwiyubahisha nk'uko wavuze ijambo rikomeye. Uravuga ngo uzabikora kuko ari we wabivuze, ngo nurangiza unabikorere kwiyubahisha. Nubikorere kwiyubahisha. Aba barwayi tuzumva amashimwe, dukeneye kumva amashimwe batura yuko uri Imana yakoze ibitangaza. Dukeneye kubona abantu baza hano bagatanga ubuhamya, bakavuga yuko hari ikintu wabakoreye. Urakoze Mana yuko ujya wumva amasengesho y'abagutakiye. Urakoze cyane yuko utajya utererana bakwisunza ibintu byageze iwandabaga, kandi wigeze uvuga neza. Uravuga ngo abashakana umwete, ngo abo ngabo nibo bazambona. Aba barwayi ndabizereye, ndakwinginze witamurure nk'Imana. Handi wavuze ko mu gicuku cya nyuma, hahandi wavuze yuko ahantu hatari inzira urimagura imisozi ukayiringaniza. Mana nubagirire neza. Aka kanya rero ciye bugufi, wigeze uvuga ijambo, uravuga ngo mbere yuko tubumbura akanwa kacu, ngo wamaze kumenya ibyo dukeneye. Ibyo ubona aba barwayi bakeneye, bya bindi byatuma batuza bakaba mu buzima bishimye, nubibahera ubuntu bwawe kandi ubahane n'abera bose, mu izina ryera rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Uzi gusenga bigezeho? Reka wenda mpite nkubaza kino kibazo. Wigeze usengera umuntu cyangwa se wigeze ujya mu rusengero ukajya wenda kuri alitari ugasengera nyine ugasengera mu rusengero, kuko ijwi ryawe rimeze nk'ijwi nyine ry'umuvuga butumwa? Kiriho nsengera muri ADPR. Ngewe nari umuvuga butumwa, bajyaga banantumira no mu biteraniro runaka, nkajya kubwiriza. Buriya nijwi ngego ntago no kuva ndumwana ntago navugaga neza cyane, ariko nyine uko nagendaga nsenga nkora amasengesho mu butayu nanabwiriza, byagiye bihuriramo. Ariko ngewe ndi umukristo. Yego. Tubwire wenda nyuma yo kubona ko usenza amasengesho meza, dusengera abarwayi, kuba wenda umuntu abikoze gutya ntimuvuge ngo nukugira ngo tugaragaze iki, nta kindi. Aho uri hose Imana irumva, aho uri hose Imana irakumva. Kuba basengeye hari abari bwumve hari ikigabanutse abizera amasengesho, kuko hari n'abatabyizera. Buri muntu agira kwizera gutandukanye. Reka wenda turi gusoza ikiganiro ubwire ko ngushimiye kuba wenda hari icyo ugaragaje. Burya Samantha urasenga pe, kandi koko buri muntu asenga ku giti cye, kandi akagira n'uburyo asengamo cyangwa asengeramo abantu. Ku bantu usengera muri comment muzatubwire nimba hari utarameze neza, hari wari urwaye basa kumva rorohewe, bizadushimisha. Turi gusoza ikiganiro Samantha, ndagira ngo ugire ikintu ubwira buri muntu wese muri rusange. Reka tuvuge abakunzi bawe cyangwa abantu bagukurikira cyane, ugira ikintu babwira ku ijambo wavuze uvuga ati naje nshaka umukunzi, ariko na nyuma y'ibyo bintu nkaba nsenga nshaka umukunzi ukunda Imana, usenga nk'uko nanjye nyubaha. Gira ikintu ubwira abafana abakunzi bawe. Uraza gutanga nimero ya telefone kugira ngo abazifuza kukuvugisha bazakuvugishe, dusoze ikiganiro. Okay, ikintu nabwira abakunzi banjye cyangwa abafana, nongeye kubisubiramo, ndabakunda cyane cyane, nicyo cy'ingenzi gifite agaciro kurenza ibindi. Nkunda uburyo bamba hafi, uburyo banganiriza, uburyo bangira inama. Nukuri pe biranshimisha kandi biramfasha. Ikirenze kuri ibyo ngibyo birananyubaka. Bakomeze bambe hafi rero, nkuko nundi badahwema kungaragariza yuko turi kumwe,
kandi ikigeretse kuri ibyo ngibyo amasengesho yabo kuri ngewe abe menshi, ibintu byivanzemo Imana bigenda neza, bakomeze bansengere bambe hafi, n'ikintu mbasabye. Tangari ya nimero yawe. Nimero ni yindi n'ubundi ntabwo yigeze ihinduka, nayi kugira ngo ibasubiriramo, ni 0788 25 26 09. Wampamagara ukamvugisha nta kibazo. Reka ngushimire kuba wemeye kutuganiriza, kutugezaho ubutumwa, ukaba wemeye kutubwira uko byagenze nyuma. Ariko reka ngusabe ikindi kintu, ndashaka wenda kuzamenya amakuru ya onkere wawe, wenda tuba tumuzanye tukamuganiriza n'iziri ko bitazakubangamira. Mwajya ntakintu byambangamiraho. Abenshi bari kubase nyuma biriya bintu byahereye cye onkere ari hehe nyine arabashe ikintu nagufasha. Ntabwo ngiye nakifuza yuko ushaka nimero ze ngo uzamuhamagare, kuko ndabizi neza yuko umuryango wagiye guterana baramaze kumwereka ikiganiro cy'ibyo yakoze ko nabishyize hanze. We niyumva umutima umukomanze akumva ko biri ngombwa azizana wowe utamuhamagaye, ntabwo nifuza ko uzamuhamagara. Icyo kintu ngiye nifuza, so rero uzamwihorere mbese nyine niyumva umutima w'umurega wazizana. Yego, nje nifuza. Urakoze cyane, reka nshimire buri wese wadukurikiranye, buri wese wakurikiranye ikiganiro cyacu, kankubwire ngo urakoze cyane, mbwire wakoze subscribe, mushimira nawe utarayikora nkubwira nti nyamuneka bikore, nk'umukunzi wacu cyangwa se nk'umufana wacu muri rusange, umuntu twereka yuko mudukurikira cyane. Reka mbabwire ngo tuba twabagiriye ahantu hose hatandukanye. Nshimira abantu bari mu Rwanda, bari mu gihugu, abari muri Amerika, abari mu bihugu bitandukanye, mwese mutwereka yuko turi kumwe. Kambabwire ko tubakunda cyane kandi ciao ciao.